ibaze gufollowing umuntu umwe cyangwa se gukurikirana channel ye kuri WhatsApp ugahabwa igiceri cy'ijana. Guys, fata igiceri cy'ijana ukube n'igihumbi. Ayo mafaranga ubonye ngiye kukwereka ko wagiye akorera ku munsi binyuze mu gufollowinga abantu kuri WhatsApp, kuri Instagram, kuri Twitter ndetse n'izindi social media. Guys, nureba ino video kuva itangiye kugeza irangiye uraza gusobanukirwa neza uko nawe wajya ukorera ano mafaranga ndetse kandi ugahita ubikuza kuri mobile money yawe. Ntabwo ari ngombwa ngo ubikuze kuri wallet cyangwa se ngo ubikuze kuri PayPal wapi. Iyi website ni y'Abanyarwanda kandi irizewe 100%. Amafaranga akugeraho mu minota itari myinshi mu gihe ukanze request cyangwa se ubikuje amafaranga yawe. Guys, ndagira ngo mubwire ngo niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri no muyoboro wa Online 250 ukande subscribe, like yo ndakeka wamaze kuyikora. Ubundi no muri comment utubwire igitekerezo cyawe cyangwa se utubwire ikintu ushaka ko twagukorera. Guys, nk'ibisanzwe kadutangire kugira ngo video itaba ndende. Wagerageje online business nyinshi cyangwa se wirukanse muri nyinshi, ndakeka iyi ngiyi atari yo ya mbere ugiye gukora. Gusa inyinshi ntabwo wagiye ubikuza kubera ko ibintu basaba bimwe na bimwe utaba ubyujuje, ugasanga ukoreyeho amadolari 5 urayagize bagusabye kubikuriza kuri PayPal ufite Binance, ugasanga bibaye ikibazo. Ino website nkuzaniye ndagira ngo mubwire ngo kubikuza ni kuri MTN Mobile Money kandi amafaranga ahita kugeraho. Guys, ikintu bigusaba nkuko nabikubwiye muri intro ya video ni ukureba ino video kuva itangiye kugeza irangiye. Wibuke kutari bwihutisha video kuko nuza kwihutisha uraza gusanga hari step zagiye zigucika kandi z'ingenzi. Ndagira ngo mubwire ngo ino website iba yarakozwe n'abantu kugira ngo rero wihutishe agira icyo dukora we ntugikore, usanga rimwe na rimwe ariho muburiye amafaranga. Guys, nk'ibisanzwe rero link yo kwandikisha urajya muri comment urahita ubona, ubundi uyikandeho, numara kwikandaho uriyandikisha nkuko ngiye kubikwereka, nawe ubashe kuba wakorera amafaranga cyangwa se ubashe kuba watangira kwinjiza amafaranga ndetse nta gishoro. Guys, link nuyibura uraza kutwandikira kuri 0788 6334 053. Guys, nk'ibisanzwe rero urahita ugera kuri dashboard imeze gutya, nukanda kuri iyo link. Nugera hano urahita ukanda kuri sign up. Nukanda kuri sign up uri kubona hano hejuru ahantu hari ngo full name. Aha hari full name, hakaba username, hakaba email, password, confirm password, security cyangwa se select country na referral user. Gusa ibi ngibi hano birahita bizamo automatically kubera ko uraba wakoresheje link yanjye, uraza guhita uyisangamo hano. Guys, numara kwisangamo hano rero cyangwa se niba bitakugoye uze kwandikamo iri jambo ngiye kwandikamo, urandikamo Pascal 1 uhita ushyiraho rimwe. Hano kuri referral uze gushyiraho Pascal rimwe kugira ngo uze kwinjira kuri bonus cyangwa se bonus bagenera umukiriya winjiye aturutse ku wundi muntu. Guys, ibi ngibi nubisoza urahita ukanda kuri register. Gusa twebwe kubera ko dufitemo account zirenze 2 ngiye kukwereka kuri account yo kubigishirizaho uko wakorera amafaranga. Nk'ibisanzwe rero ndaza mpite nkanda hano kuri Pascal 1. Iyi niyo username uri bushyiremo hariya nakoretse hari fero. Uri kubona maze iminota 2 nkoze ino account, gusa maze gukoreramo amafaranga arenze 200. Amafaranga 300 na amafaranga atari makeya, nta kintu wakoze kirenze, nta kintu washoyemo, ahubwo ari utuntu wagiye ukora gusa kandi tworoheje. Guys, nugera hano urahasanga 000 wowe nta kintu uri busangeho. Nkuko ubibona available balance ni ibihumbi na amafaranga ibiceri 300. Ikintu rero tugiye gukora, uri kubona hano hejuru hari uturongo 3 urahita uhakanda. Uri kubona ahantu handitse ngo sorry gato tugendane, uri kubona ahantu handitse ngo dashboard, find job, time all, bookings, completed survey, my jobs, new job, deposit history, new deposit, withdraw history, withdraw, referral na support. Guys, ngiye kubasobanurira akantu ku kandi muri no video wasanga ibaye ndende ugasanga irakurambiye. Gusa ngiye kukwereka bike by'ingenzi uko twabikoresha. Ubundi niba uri active nawe ndagira ngo mubwire ngo niba ugeze ino video hano aha mbivugiye ukiri kuyireba, andika muri comment ngo ndahari. Iryo jambo gusa leta ni support rikanyereka ko abantu baba bakurikiye ibintu naberetse. Guys, ubundi nurangiza kwandika ijambo ngo ndahari utubabarire udukore like kugira ngo ino video basi igire like 20. Nge ntago nsaba 100 nk'abandi, nshaka like 20 zonyine.
ubundi guys, niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri uno muyoboro wa online 250, ndagira ngo ukande subscribe kugira ngo dukomeze kubaka umuryango munini hano ku rubuga rwa YouTube. Guys, rero ngiye kukwereka uko wajya ukorera ayo mafaranga. Ntabwo byose twabisobanura ngo tubisoze, gusa hano nk'uko mubibona dashboard naho urebera amafaranga yawe. Find job niyo tugiye kwibandaho. Time, yes, duhite twibanda no kuri withdraw. Yes, niho tugiye kwibanda aho hantu hatatu. Reka duhere kuri find job. Nituza kuri find job turategereza bitewe na internet ufite. Uri kubona ahangaha harimo ibintu bigiye bifite amafaranga makeya. Yes, uri kubona nk'iyi ngiyi ifite amafaranga abiri. Aya mafaranga abiri kugira ngo uzayakoreshe cyangwa se kugira ngo uzayakorere uyuzuze nanjye ntakugoye biba bigoye. Gusa nituza hano hasi turahasanga ngo follow channel, follow WhatsApp channel, turasanga amafaranga 110. Aya mafaranga 110 iyo umaze gufollowinga ino WhatsApp bahita bayakohereza kuri account yawe cyangwa se kuri nimero yawe wakoresheje wiyandikisha. Guys, nk'ibisanzwe rero kugira ngo ukore ino survey, uri kubona hano hari izindi survey zitandukanye ngo follow Instagram account. Uri kubona ko naho bahita baguha amafaranga 90. Hano hejuru naho hari indi yo kuri Twitter, naho bahita baguha amafaranga 100. Izi task zose rero ugomba kuzikora kugira ngo ubone amafaranga, ukagenda uzikora abantu bashyizeho zino account ukazifollowinga nawe ukabasha kuba wakorera ano mafaranga. Kugira ngo uyikore rero uraza hano ukajya kuri detail, ugakanda kuri detail, uhita ubona ahantu hameze gutya. Wabona ahantu hameze gutya, usoma zino instruction ukagenda ubisoma byose ibi ngibi byo bakubwira uri buze gukora. Then wamara kubisoma uhita uza hano ngo action URL. Yes, ahangaha uhita uhakanda bakugeza kuri WhatsApp ukabasha kuba wakora iyo survey. Ubundi dusubire inyuma ho gatoya nkwereke. Nkuko mubibona, uri kubona hano hejuru hari ahantu handitse ngo all categories. Hano we uraza ugahitamo kategori ushaka gukorera. Uri kubona hari izo kuri YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, mobile application, graphical design, TikTok, typing, ads, click, answer, assignment, Gmail account, LinkedIn, Medium, others, promotion. Ubu buryo bwose ni uburyo ushobora gukoreramo amafaranga nta gishoro, bagahita bayakugezaho ako kanya. Guys, ubu ni uburyo bwa mbere mweretse. Ubu buryo rero nubukora neza urabasha kujya ubikuza buri kanya, kuko nk'ubu uri kubona fata aya mafaranga uyakube ufollowinze. Yes, ufollowinze WhatsApp channel 10 ugakuba n'aya mafaranga, bahita ubona amafaranga ugira ku munsi cyangwa se ugira igihe uba followinze. Reka tujye aha kabiri rero bakorera amafaranga ni kuri Time. Time abatayizi nayo ni uburyo ugenda usubiza ibibazo ukora amasurvey ugasanga baguhaye amafaranga ndetse kandi bakaguha mu manyarwanda. Guys, rero urategereza internet yawe kugira ngo video itaba ndende, nayo nta bintu birenze, ni ukugenda ugakora task zitari nyinshi, nkeya cyane. Uri kubona ahantu handitse ngo completed survey cyangwa se completed task. Iyo uhakanze nibwo uhita ubona amatask wakoze niba bakwishyuye. Nkanjye uri kubona izi task nakoze bahise bampa amafaranga, ari nayo mpamvu mise mvuga ngo kambereke uko namwe mwabikora. Ino task ya mbere bampa 100, iya kabiri bampa 90 ndetse n'iya gatatu bampa 110. Guys, ubu ni uburyo rero bwo gukoramo amafaranga mu buryo bworoshye kandi bwizewe. Guys, ikindi kintu ngiye kukwereka ni uburyo ushobora gukora withdraw. Yes, withdraw, uza hano ugahita ukanda kuri withdraw balance. Waza kuri withdraw balance uhita ugera ahantu hameze gutya. Nkuko mwabibonye ni kuri MTN cyangwa se niho dukorera withdraw kuri MTN mobile money. Uhita uyikandaho ugahita ushyiramo nimero, washyiramo nimero ugahita ushyiramo yes, hano ushyiramo amount, then ugahita ushyiramo nimero, ugahita ushyiramo amazina wakoresheje wiyandikisha, kuko amazina wakoresheje wiyandikisha niyo ubikurizaho. Ugahita ukanda submit for approval. Urategereza amafaranga yawe nyuma y'iminota mikeya abakugezeho. Ikindi kintu ngiye kukwereka ko nawe ushobora gutangamo akazi hano. Tuvuge ufite YouTube channel ushaka gupromotinga cyangwa se WhatsApp channel, niko abandi babikora. Uraza hano ukandika ngo
New job, hano new job ni akazi uba ugiye gutanga, iyo uhakanze rero utanga ako kazi nawe bakabasha kuba bagakora ukabishyura, gusa twebwe twaje tugiye kureba uko bakoreramo amafaranga. Ubwo buryo bwo gukoreramo amafaranga ni find job ndetse na time war, ubu buryo bwose ushobora kubukora. Ushaka ko nkorera video kuri time war ibyerekana neza, nyandikira muri comment ngo nkorera video kuri time war, kuko nibaha amafaranga menshi nawe ukabasha kuba wabikuza. Niba wageze hano ukiriya video wakoze, twandikire muri comment ijambo niyo ryaba rimwe ariko utwereke ko wahageze.